Mukimasai gusuhuza Mwara Museni Mwadera. Mwadera baba. Mwadera baba. Nivyo agusubize ngo Mwadera. Hanyuma Mwadera wa? Nivyo ra Mwadera. Mwadera baba Hanyuma hepfo agusubize ngo musubize ngo Mwadera mayo. Mwasanga muri kama walele mutazi. Murabizi namwebwe abantu bamasai ibintu bakoreye imusanze. Itapenda arabizi. Mr. Kagame niwe yaririmbe. Byabereye iruri. Iruri ndi modoka y'abamasai abantu umuntu yahaye lift y'abamasai. Yi ariko mu masai umwe. Imodoka yanga kugenda. Aravuga ati agiye kuba ngo muti ngo Kandi yo hanze. Hano kwishingiza ufite. Oya amagara kuse. Okay. Yes. ati murarenze Right. Masai night. ago ducina We don't joke with. ati mwibagiwe gupfumura amatwi mvuye ko nadushiraho sha Noneho njyewe. Uyu muntu witwa wiki. Yavuze ati nitwa wiri ikabuga. Turokunda sana kabisa. birarashaka iki Iherena rya Gitego ryatumye umugore wanjye aseka no stop. Umukobwa wanjye. kandi yebigyo herena ariko Oya baracha. Umukobwa wanjye Daisy. uza kubabona mushesha kanguhe mukiri muri Arabi umfasha ngo tuzarinde tugira imvi tukiri hano muri macha tukibyina hano muri Friday Live Apana. aya Yes, gahunda ni ya yindi ni mwisi tuwamo, ni mwisi tuwanamo, ni mwisi ya Friday Fright, ni mwisi ya Arabiya, ni mwisi y'Abanyarwanda mwese. Nkuko twabivuze mu minsi ishize twabonye aba batatu, Anita Pendo, Gitego ndetse na Bisoso. Baje muri style y'abakongomani, ngira nti ngo ubutatu uzababona bari muri style y'abamasai. Ntago nigeze mbabeshya. Wagira ngo ibyo navugaga baranyumvaga. Uyu munsi wa none bagarutse muri style ya Masai. Masai ni abantu tumaze kumenyera cyane mu gihugu cya Tanzania ndetse na Kenya. Aba niho bakunze kugaragara cyane. N'abantu bakunze kugaragara bambaye ibyo twakwita nk'imyitero cyangwa se bambaye ibyo twakwita nk'ibitenge bikozwe mu myenda ya karokaro. Ni karokaro cyangwa ariko bakunze kubona mu myenda cyane isa nkaho ifite ibara rya rose, n'ibara rya rouge bordeaux cyangwa se orange. Abaza amabara hari ibyo muzi cyane. Rero uyu munsi tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu 2021 Anita, Bisoso ndetse na Gitego bongeye kugaruka muri ino style y'abamasai. Bongeye kugaruka muri uno muco uranga abantu baba Tanzania ndetse na Kenya, tuvuga ngo bagaragara muri East Africa. Navuga yuko aba bombi bongeye kugaruka mu muco uranga abatuye East Africa, abatuye Afrika yacu y'Iburasirazuba, ariyo tubarizwamo, ariyo isi yacu tubarizwamo, ariyo isimbamo tubarizwamo. Ni byinshi cyane biba byavugiwe muri Friday Fright. Icyo twabifuriza ni ukutajya mucikwa na kino kiganiro aba bombi badutegura. Ndahamya nashidikanya yuko iki ngiki ari kimwe mu biganiro biba bikurikiwe n'abantu benshi, haba mu Rwanda, haba hanze y'u Rwanda, haba hakurya y'amazi iyo hakurya ya Afrika. Bakurikiranye ibyo aba batatu baba bari gukora, ibyo aba bombi Anita, Gitego ndetse na Bisoso baba bari gukora. Buri wa gatanu usoza icyumweru, buri wa gatanu utangira weekend. Ni iminsi ya corona, ni iminsi idasanzwe ku bantu batandukanye, ni iminsi iba ituma bamwe bagomba kuba bataramiye mu rugo. Aba bombi uko ari batatu nta kindi bakora uretse gutuma mwese muryoherwa n'intangiriro za weekend. Nta kindi ari ugutuma mwe mujya muri weekend mwumva munezerewe, mwumva stress mwari mufite zo kuva kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu kugera kuwa gatanu
zirangira mutuma aba bombi batuma museka batuma mwishima batuma muryama mufite akanyamuneza nta yindi gahunda ni buri wa gatanu kuva saa 4 n'igice kugera saa 6 n'igice z'ijoro mukurikiye aba batatu n'ahandi muzajya mubisanga mu gihe waba wacitswe nuko aba bombi bari bambaye wacitswe n'udukoryo baba bakoze muri kino kiganiro n'ahandi uzajya usanga ni mwisi tubamo ni mwisi tubanamo naho butaha mwakoze kudukurikira nimba wakunze ibyo dukora mwibagirwe gukora subscribe bye bye